Eka ngusuhuze kandi mwifurize kugubwa neza muri rusange. Ndabasuhuje mwese rero aho muherereye hose, Imana ibagire neza cyane. We bitameze neza kandi nibizera Imana kandi nabwo biri buze kugenda neza. Muri aya makuru yacu rero ndi kumwe na mugenzi wanjye ahangaha. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Ajya bakwita Nitwa Fanny. Fanny, nawe wahageze? Nahageze kabisa, ibintu bimeze nabi. Ubu bita Fanny rero uyu munsi rero ngo tugiye ku Ntambwe TV. Ku Ntambwe TV rero uyu munsi tubafitiye amakuru ashyushye cyane. Mu makuru yacu turi buze kugenda tugeraho rero ni amakuru yemeza neza yuko M23 yarangije kwakira umufanda ukomeye cyane wo mu ngabo z'Abarundi. Andi makuru kandi ni amakuru turi buze kugarukaho y'ukuntu FDLR igenda yambukiranya mu gace ka Binza, aho ndetse igenda isatira umupaka wa Uganda ijya gucuruzayo ibijyanye n'amabuye cyangwa se n'ibindi bigiye bigaragara. Tubahaye ikaze rero ku makuru yacu. Fanny, bimeze bite? Bimeze neza nta kibazo kabisa. Umeze fresh Cyane kabisa, ubona ko nahageze nanjye. kabisa ni 5 kwa 5. Uyu munsi rero ni umusirikare ukomeye cyane tugiye kuganiraho mu Burundi. Ese buriya kumva umusirikare w'umujenerali ukomeye cyane w'Abarundi kandi baragiye gufasha FARDC kurwanya M23, bino bintu ubivugaho iki? FARDC irwanya M23 ngo ive mu gihugu cyabo, yiyambaje Abarundi, none Umurundi biyambaje yizeye muri M23. Ese ibintu bibonetse? Ahubwo se aje gukora iki? Umva, ashobora kuba aje kugira ngo abafashe, ariko kandi nanone buriya ashobora kuba afite undi muntu umuherekeje. Sinibaza yuko ashobora kuza gutyo gusa ari umwe uri aho ngaho. ariko uko byagenda Fanny, bitewe n'uko aba Barundi harimo abo mu bwoko bw'Abatutsi, kandi M23 ahanini irwanira ubwoko bwose, ariko by'umwihariko abo mu bwoko bw'Abatutsi n'Abahema. Aha rero ni ukuvuga ngo aba Barundi bamwe bo mu bwoko bw'Abatutsi bagiye boherezwa kurwanya M23. Yego. Ariko ibyo ngibyo ntago bigeze babyishimira. Baravuze bati ni gute twagwanya ubwoko bwacu kandi twese turi bamwe? Ese ibi ni ibiki? Urumva ko rero kuba yavuye muri FARDC akaza kuri M23 ni uko bahuje ubwoko, kandi ikindi icyo barwanira barakizi. Icyo barwanira barakizi, kandi burya bajya bavuga ngo abashyize hamwe burya Imana irabafasha. Ubwo ni ukuvuga ngo urwanira ukuri ko biri kose azatsinda. Ubwo ni ukuvuga ngo rero buriya bwo yamaze kuhagera neza, reka dutegereze turebe impinduka zigiye kubamo. Sinzi wenda niba ubona ko wenda uwo musirikare wamaze kuhagera ko wenda bishobora kuba byabyara impinduka, cyangwa n'ubundi bizahora bimeze uko byari bisanzwe bimeze. Sinzi we ko wabibonye cyangwa se nuko kugeza kuri iyi saha uri kubibona. Icyo nakubwira cyo sasa rero, kuba uyu musirikare ukomeye cyane yiziye muri M23, umva M23 iri mu nsinzi ikomeye cyane. Ubwo nyine buriya byanga byakunda, hari icyo biba bigaragaza, kandi ubu burya umusirikare ukomeye hari icyo abarusha abandi byanga byakunda, haba mu buryo bw'imirwanire, mu buryo bw'imitekerereze. Reka twizere ko wenda buriya hari impinduka agiye kugaragaza muri icyo gisirikare agiye kwinjira mu ntanga. Uko byagenda kose rero buriya M23 iri mu kazi kose. Uko byagenda kose twumvishe n'amakuru ngo mu gace ka Zaminova ubwato bwari butwaye imiti ngo baje kuburasira mu Kivu, dore ko ariyo nzira imwe gusa bari bafite. Ese ayo makuru aricyo bumvishe? Ubwo bwato ngo bwarasiwemo kandi bwarashwe ngo n'amasasu aturuka mu dusozi. Bivuze yuko buri byo ko byagenda kose baba bamaze kubitegura ndetse no kubishyira mu bikorwa byo kugira ngo ibyo byose bibe. Ariko cyane cyane hari naho nasomye numva bari kuvuga ngo ntabwo ngo bashobora kwizera yuko ubwo bwato bwari bujyanye imiti gusa, hari n'igenda ngo hashobora kuba harimo n'ibindi bintu. Sinzi wenda impamvu yatumye bakeka ibyo byose, haba hari impamvu, ariko nyine ibyo byabaye muri uyu munsi kuri tariki 15.
uyu munsi ku itariki 15 ni fayita ikomeye cyane rero, aho ndetse ubu ngubu M23 ikomeje gusatira. Ni ukuvuga ngo ni umuntu umwe yaje gutanga impuruza utivuza izina, uba mu nkambi ya za FDLR, yagize ati FDLR ifite utuyira twinshi cyane ikunda gucamo mu gace ka Binza yerekeza ku mupaka wa Uganda. Yagize ati rero ntago nivuze izina, ati nyakubahwa ba M23 mufunga inzira zose zifatika, ati nubwo muhari ariko ntago inzira zose mwazifunze. Ese ni ngombwa ko M23 ifunga inzira zose? Nta nubwo binashoboka ko ushobora kuba wafunga inzira zose, gusa bibaye bishoboka babikora. Ariko nanone buriya uko ubwenge ubugira uvuga uti reka mfunge, ni nako n'abandi baba batekereza uburyo bashobora kuba bareba mu zindi nzira. Gusa hagati aho ngaho icyo navuga cyo ni uko baramutse babishoboye kuko bazifunga mu rwego rwo kugira ngo bagire umutekano uhagije. Okay, Fanny, ndumva urimo neza cyane rwose, uri tayari rwose. Urakoze cyane. Wana kabisa 5 kwa 5. Ariko ikindi nanone buriya Fanny, gusa mu mujyi wa Goma bajya bavuga yuko abaturage babo ngo bafite ubwoba bwinshi cyane bw'uko M23 munsi yafashe umujyi wa Goma, ngo urusasu ruzaba rwinshi cyane, abenshi bakisanga mu bihugu bitandukanye. Ariko gusa nanone ikindi wakwibaza uti ese abaturage bazabyifatamo? Ikintu cya mbere cyo nta kundi kuntu bashobora kuzabyifatamo kuko nta bundi burenganzira bafite bwo kuba bahagarika cyangwa se ngo bahoshe izo ntambara. Ariko ikintu navugaho gato aho ngaho nyine byanga byakunda, intambara irasenya ntabwo ijya yubaka. Impinduka zizabaho ndetse hazabaho n'ibintu byinshi bitari byiza mu baturage. Sinzi niba umuntu yatanga inama akanange kuvuga ntabwo kaba ari sawa none aha ngaha, ariko ikintu navuga cyo ni uko hamwe no gusenga basenge cyane, Imana izagira ukuntu ibigenza ku buryo bitazaba bibi cyane birengereye. Ariko gusa nanone andi makuru nari mfite ngo ikirunga cya Nyiragongo ngo cyenda kuruka. Gusa ariko iki kirunga uribuka abaturage cyahitanye? Benshi cyane, ni akayabo nubwo ntibuka umubare wabo neza, ariko bari benshi cyane. Ariko nk'ubwo ngubwo njye ndi kumva niba kigiye kuruka kandi bikaba byamaze kugaragazwa ibimenyetso, ndumva ahari byakabaye abaturage bahegereye batangira bakabigira uburyo bagomba kubigenzamo nyine kugira ngo bitazagera guteza impanuka nk'iy'ubushize. Yego rwose ndumva ngewe ubwo batangira gukura kabo mu nzira. Gusa ubushize ikirunga cyararutse kirutura imihanda, kirutura koko cyagwiriye amazu ariko buriya ngo biriya bikoma byacyo ngo biguye ko umuntu ahinduka igihinga. Uzanabicunge urebe, urabona nk'ahantu bikunda kuruka, uzarebe nk'ahantu cyafashe cyangwa birashoboka cyane kiguye ku muntu. Ntabwo nzi ko ubwo ubuzima bwakomeza kuba ubuzima kubera imbaraga n'ubushyuhe kiba gifite. Ubwo rero byamenyekanye, burya abanyarwanda nibo bavuze ngo burya ibuye ryagaragaye niba ricisha isuka. Ntibakora uko bashoboye, abaturage bahatuye leta igira icyo ikora bahave hakiri kare mu gihe ibintu bitaraba bibi cyane. Aha ni ku Ntambwe TV rero, mbibutsa yuko rwose kabisa turi kumwe n'umunyamakuru ukomeye cyane bita Fanny. Buri munsi umva ugomba kujya utuha amakuru. Murakoze cyane, uko nshobojwe nzajya mbikora. Okay, uyu munsi rero ni aka kantu twe twabageneye, tubabwira yuko amakuru ari buri munsi, mu gihe kandi tubona ko bwakeye neza cyangwa se umuntu yaramutse neza. Ubwo rero ni ciao.